Good afternoon, brothers and sisters. turabasuhuje bene data na basaza bacu. It is again time that we learn the Word of God. Nundi mwanya twongeye kwinjiramo kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Before we begin or continue, let us pray. Mbere yuko dukomeza ndetse tunatangira, reka dupfukame dusenge. Thank you, God. You're with us since the morning and in the faithful. Urakoze data wa twese, wari natwe guhera mu gitondo kugera iyi saha, izina ryawe rihimbazwe. We ask the Holy Spirit to be with me who's teaching. Tugusabye imbaraga y'umwuka wawe wera ngo izibane natwe muri iki kigwa, And help them understand and keep this word. We ask and pray in Jesus' name. Amen. idufashe kumva ijambo ryawe kandi naryo ribe mu mitima yacu. Tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Today, our lesson is entitled Born Again. Uno munsi ikigwa cyacu kirwa ngo ubyagwe bwa kabiri. Found in What Shall I Do to Inherit Eternal Life? Kiri mu kigwa dukomeje kiri kuvuga ngo ni iki wakora kugira ngo uragwe ubugingo buhoraho. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, Hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu of the Jews, w'umuyuda. a ruler of the Jews. Yari umuyobozi mu bayuda. The same came to Jesus yagize igihe aza aho Yesu ari. by night Yaje nijoro, and said unto him, nuko aramubaza ati, Rabbi, mwigisha, we know that thou art a teacher turabizi ko uri umwarimu which come from God. wavuye ku Mana, For no man can do these miracles kuko nta mwana w'umuntu ushobora gukora ibitangaza nk'ibyo ukora. that thou doest, Ariko urabikora except God be with him. cyakwenza Imana iri kumwe nawe. John 3:1-2. Yohana 3:1-3. Jesus bent his eyes upon the speaker Nuko Yesu yitegereza uwo wari uri kuvuga, as if reading his very soul. nk'uwari uri gusoma mu mutima we. In his infinite wisdom, kubera ko yari ari kumurebana ubwenge buheranije, he saw before him a seeker after truth. yamubonyemo umuntu wari ugushaka ukuri. Jesus answered Yesu aramusubiza ati, and said unto him, Very, very, I say unto thee, ati ndakubwiye, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. cyakwenze umuntu abyawe bwa kabiri, naho bitari ibyo ntashobora kubona ubwami bw'Imana. John 3:3. Yohana 3:3. He was a strict Pharisee. Yari umufarisayo. He was a strict Pharisee Yari umufarisayo that prided himself on his good works. yakoraga imirimo Prided. myiza. And prided himself on his good works. Yari afite kwiyumvamo ko akora imirimo myiza. He was widely esteemed for his beloveds. Hari ukuntu ko yiyumvagamo yuko nawe hari uko ahagaze. And his liberty in sustaining the temple service, he felt secure of the favor of God. Yumvaga yuko ibyo akora mu myizerere yabo nawe ubuntu bw'Imana bwamugezeho. He was settled at the thought of a kingdom too pure for him.
yumvise yuko ubwami bw'Imana nawe azabubona. To see in his presence state. He was settled at the thought of a kingdom too pure for him to see in his present state. Yari azi ko intuza ubwami bw'Imana azabubona ahereye ku gihagararo yari agezeho. But virtue of his birth as an Israelite, he regarded himself as sure of a place in the kingdom of God. Kubera yuko ukuvuka kwe n'inkomoko ye azi ko byerekeje no kuzabona ingoma ubwami bw'Imana. He felt that he needed no change. Yumvaga yuko nta kundi guhinduka akeneye. Hence his surprise at the Savior's words. Kuko yari ari no mu murimo w'Imana. No, hence his surprise at the Savior's words. Yatunguwe n'amagambo umucunguzi yamubwiye. He was instructed by their close application to himself. Yerekejwe kongera gutangazwa n'uko abwiwe uko ameze ubwe. Nicodemus saith unto him. Noneho Nikodemo arabaza ati, How can a man be born again? Ni gute umuntu w'umugabo yakongera akabyarwa bwa kabiri? How can a man be born when he is old? Ni gute umuntu yavuka nanone? Can he enter the second time into his mother's womb? Ese yakwinjira mu nda ya nyina nanone bwa kabiri? And be born? Noneho akavuka? Jesus answered, Yesu aramusubiza ati, Verily, verily, I say unto thee, Yesu aramubwira, ndakubwiza ukuri. Except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Cyakwenze umwana w'umuntu abyawe n'amazi ndetse akabyarwa n'umwuka nibwo yakwemererwa kwinjira mu bwami bw'Imana. That which is born of the flesh is flesh. Kuko wabyawe n'umubiri nawe ni umubiri. And that which is born of the Spirit is spirit. Kuko wabyawe n'umwuka nawe ari umwuka. Marvel not that I said unto thee. Marvel not that I said unto thee. Ye must be born again. John 3:4-7. There was no excuse for the blindness of Israel in regard to the work of regeneration. Nta rwitwazo rw'Abisirayeli bari bafite rwo kuba barasobanukiwe n'icyo ijambo ry'Imana ribasaba. Under the inspiration of the Holy Spirit, Isaiah had written, kubera ko ubusobanuro bw'umwuka wera yatanze ndetse no guhishurirwa Yesaya yaravuze, we are all as unclean things. Yesaya yaravuze ngo twese ntabwo twaranduye. And all our righteousness are a filthy rags. All our righteousness are filthy rags. Kuko ugukiranuka kwacu kuzuyemo imyanda. David had prayed, Dawidi yarasenze, Create in me a clean heart, ndememo umutima mushya, O God, Mana yanjye, and renew all right spirit within me. kandi umwuka mushya muri njye. And through Ezekiel,
noneho muri ezekiyeli the promise had been given. iri sezerano ryaratanzwe. A new heart also will I give you, umutima mushya narawutanze, a new spirit will I put in within you, noneho umwuka mushya nawo narawutanze, and I will take away the stony heart noneho nzakuramo umutima umeze nk'ibuye out of your flesh, ndetse n'umubiri, and give you a heart of flesh. noneho mbahe umutima w'umubiri. And I will put in you my spirit, which you nzakomeza noneho komeze with and I will put my spirit within you, and cause you walk humbly in my statutes. noneho nzashira umwuka wanjye muri mwe, noneho mugendere mu bushake bwanjye. Here God is fulfilling the promise He promised David, noneho imana yakomeje isezerano yarasezeraniye dawidi, that He would change our hearts imana izahindura imitima yacu, and help us be Christians. imana izadufasha natwe tuba abakristo. We're going to continue next time. tuzakomeza ubutaha. Right now, let us stop here. reka uyu mwanya turekera aho. Yeah, and we're going to continue next time. tuzakomeza ubutaha. Let us pray. reka dusenge. Thank you, God. Thank you for helping us. urakoze data wa twese, urakoze ko wakomeje kudufasha. We ask that the Holy Spirit help those who are listening, twasabye umwuka wera ngo afashe abateze amatwi, to help them understand gukomeza kubafasha kugira ngo bumve ijambo ryawe, and to help them listen to this word, kugira ngo akomeze kubafasha bumve ijambo ryawe, we ask and pray in Jesus' name. kandi bigishyirwe mu bikorwa. dukomeje kubisaba twizeye ko urabiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.